murakaza neza kuri YouTube channel Josiane Official. Tubanje kubasuhuza haraciye igihe tutabonana, amahoro y'Imana abe muri mwe. Haleluya haleluya. Turasuhuza abantu bo hanze mu bihugu bitandukanye, turasuhuza abanyarwanda muri rusange, turasuhuza abarundi, turasuhuza ndetse no n'abantu baherereye ku mugabane wa Afurika, wa Amerika. Abo bantu bose turabasuhuje, abakozi b'Imana ndetse n'abitegura kuyikorera, mwese tubahaye ikaze kuri muyoboro wa YouTube channel Josiane Official. Muraho neza, amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu munsi rero tugiye kureba, dufite isanganya amatsiko ivuga ngo Imana ijya yivuguruza. Imana ijya yivuguruza. Imana ijya yivuguruza. Noneho icya kabiri turareba abantu basigaye batinyuka Imana. Icya gatatu turareba ukuntu Imana ijya yemera ko byose bitugeraho, kandi turebe n'ukuntu Imana ibasha guhamagara rwose, ikihamagarira umuntu atari ukugira ngo umuhamagare wumve kwa kundi bavuga ngo nakayitabye Imana ngo yamuhamagaye. Oya, turareba ku mihamagaro y'Imana, icyo ukuntu Imana ihamagara umuntu. Imana itugirire neza. Reka rero dusenge. Imana turagushimye ko wabanye natwe, waraturinze nyiringabo Mana mu bihe bitandukanye, uturindira ahatandukanye, wemera ko twongera kuboneka uyu munsi wa none tugihumeka umwuka wazima, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugarutse none kuri uyu muyoboro rero, tuje gutambutsa nyiringabo Mana ibyawo washyize ku mutima wacu. Nyemerere ubane natwe kandi ufasha bari bubyumve kugira ngo bibashe kujya ahantu bibakura, bigere naho bibajyana. Tugirire neza, turirukana dayimoni wa kiroso mu izina rya Yesu. Ushaka gufata abantu ngo bakuremo ibyo bamaze kumenya, abatuburire, uwo turamwirukanye mu izina rya Yesu. Ahubwo twemerere ubane natwe kandi buri wese umugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana itugirire neza. Twavuganye ko tuzajya dutinda, hari abasabye ko twajya dusoma ijambo ry'Imana kuko ngo baba barikeneye cyane. Noneho kuririmba bikaba byaza nyuma, niba wenda nanaririmba ngo nkajya mbishyiraho wenda hagati cyangwa se nyuma, bitewe n'ukuntu abantu bagenda bafashwa. Tugenda twubahiriza ibyifuzo byanyu kuko ni mwebwe bakiriya, ni mwebwe abakunzi bacu mudukurikira, kugira ngo ibyo twashyizeho bibashe kugira bibashe kuba promoted cyangwa se kuzamuka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hano nabwiye ngo Imana ijya yivuguruza. Imana ijya yivuguruza. Hari abantu bigize kunyandikira muri komenti bari kubaza ngo ubutaha uzatubwire ngo ukuntu umuntu ngabaho ngaho akorera Imana, ngo agendana n'ineza y'Imana, ngakarinda apfa, ngo amasezerano Imana yamubwiye ngo gatagezeho, ngiyo neza ngo nayabonye. Ariko uwo muntu wabivuze yari ari kubimbaza, ariko burya Imana yakubwiye neza ntago ijya ibura kuyisohoza. Ahubwo kereka wowe hari ibyo ukora bituma ya neza y'Imana itakikubonekaho. Uramutse ugiye mu biyo kwivugaguza ukava mu murongo wari urimo, Imana nayo ibikuretse. Bya Yesu ni ku murongo, mugane wa ndirimbo nayo gupfa ubusa ifite, yo mwasezeranye ibintu nyuma yaho kabivamo. Imana nyine ijya yivuguruza. Niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi tubareba ukuntu Imana ijya yivuguruza. Reka dusome igitabo cya Samweli wa mbere, ibice byaho ni 2, umurongo waho turahera kwa 30 kugeza 31. Umva ukuntu Imana ijya yivuguruza. Hari ibitumye muri iyi minsi Imana yivuguruza. Hari ibitumye Imana ibyo yakubwiye yihindura, ikabihindura nk'itabivuze kandi yari yabivuze, byari byayivuye mu kanwa ariko bigahinduka. Rero abantu batemera ko Imana yivuguruza, cyangwa se wenda mu byumvishije ari bwo bwa mbere, mumbabarire mutere comment aho hasi, mumbwire n'ibyo mbabwiye koko ari byo, cyangwa se muze mumbwira ko atari byo. Si ngombwa ko nago ari itegeko ngo ibyo mubwiye ngo ubyemere, ahubwo wowe ugomba gukora research, wakora ubushakashatsi, ukareba ese koko ibyo tubwiye birahari, byabayeho se, ese biriho. Niba uzi neza ko rero nubona byarabayeho, uzamye ko nta cyabayeho kiriya gihe cya kera kitari kubona muri iki gihe, uzahite ubigira confirmed. Twatangiye
igitabo cya Samweli cya mbere. Samweli ubwo n'umwe wabyanditse, ntuza igice cyaho ni cya kabiri, umurongo ni 30. Nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, ni ukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuga ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Yehe, umva ye, iminsi izaza nzakuvutse amaboko wowe n'urugo rwa so, he kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru. Kandi mu byiza Imana izaha Abisiraheli bose, wowe uzabonera umubabaro mu nzu yanjye. Nta n'umwe wo mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose. Kandi nihagira umuntu wawe uzasigara namukuye ku gicaniro cyanjye, azatuma usubiza amaso umutwe akubabaze umutima, aho urubyaro rw'inzu yawe bose bazajya bapfa bakenyutse. Kandi icyiza cyera kandi ikizagera ku bahungu bawe Hofuni na Finehasi kizakubera ikimenyetso. Bombi bazapfira umunsi umwe. Imana itugirire neza. Ahangaha aya magambo yabwirwaga umuhanuzi Eli ngo kera bajya gutamba ibitambo. Eli yari umuhanuzi, yari umutambyi w'Imana. Yari umutambyi w'Imana. Ubwo ari ubuhanuzi buri kubwirwa Eli. Kera bajya gutamba ibitambo, Eli akabitamba pe, ariko akagira abahungu biwe witwaga Hofuni na Finehasi, bakashaka gutamba ujya ku bitambo batambiye Imana bakabikora nabi. Noneho bagashaka, hari abantu muri iyi minsi bameze nk'aba bahungu ba Eli, basigaye baratumye abantu bazinuka gutamba ibitambo bitewe n'uko ibitambo batamba se cyangwa se ibyo bakajyanye babibaka nk'uko abahungu babigenzaga. Nk'abahungu baragendaga ngo igitambo kitaracyanakirwa rwose, bagashaka kugira ngo bafate inyama bitemewe bazikoresha uko bishakiye, bafite ibyaha bikabije cyane, kandi aho ngaho ku ihema ry'ibonaniro. Ariko barangije, Imana irangije ituma umuhanuzi kwa Eli kugira ngo amuhanurire ibizamubaho, kwa kundi Imana yari yamubwiye ngo izamugira neza, izamukorera ibintu bitangaje bituma Imana yivuguruza, bitewe n'uko bari abahungu biwe nuza Hofini na Finehasi batangiye kugira ute gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Noneho rero Imana ijya yivuguruza, kuko ahangaha ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, ni ukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuga ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzuguza nzabasuzuguza. Aho ngaho wambwira ko Imana itivuguruje se? Wambwira ko Imana itivuguruje kandi ku bintu yaravuze ko izabagirira neza, ariko bibaye ngombwa ko yivuguruza. Imana bijya biba ngombwa ko yivuguruza, ibyo yakubwiye ikabihindura bitewe n'uko nawe uri kwinangira. Hari ukuntu ubuhanuzi bumanuka ukajya kumva Imana itambitsemo akantu ngo ariko buriya, ariko y'Imana ujye yitondera. Ariko y'Imana ibivuze byinshi, yivuze ati nzakukorera ibi n'ingukorere ibi n'ingukorere ibi, ikabishyira kuri list, ikabirisitinga.
yarangiza kumva hajemo akajambo ngo ariko utayitondeye ishobora kuzatuma iby'Imana ikubwiye ishobora kuzivuguruza, ariko y'Imana ujye uyitondera. Noneho rero nagira nkubwire ni ukuri muri iyi minsi dufite ba Hofuni na Finehasi basigaye batuma Imana yakivuguruza. Ushobora kuba utamufite ari umuhungu wawe, ariko ukaba umufite ari ukugendaho, ari ukugenzura ibintu byose, noneho cyangwa ari ugomba kubwiriza utamubwiriza ngo ave mu ibyo ngibyo ari gukora, kandi wakagombye kumubwiriza nk'uko Eli yari bubwirize aba bahungu be bakihana, Imana bikazatuma ikugirira uburakare ibyo yakubwiye kivuguruza. For example, niba hari umuntu ushumbye, ushobora kuba mu bushumbye harimo Hofuni na Finehasi. Abo bantu ushumbye bakaba ari ba bantu batura amaturo cyangwa se baba babona abantu baza mu nzu y'Imana ariko bakabashyiraho igitugu. Icyo gitugu rero kigatuma ba bantu wari ushumbye habonekamwo abivumbura kutongera kuza gutanga ibitambo, kutongera kuza gusenga, kutongera kuza kuboneka mu ngo rusengero kubera kuwibarenganya. Bahuye na Hofuni na Finehasi byatumye basubira inyuma bagwa mu mitima. Muri urugendo rero dufite ba Hofuni na Finehasi tugendana nabo kandi tubana nabo no mu nzira tunyuramo no mu kazi dukora ka buri munsi. Aba bantu tugendana nabo, aba bantu muzabana ahantu hose mwe muri kumwe. Noneho nuba uri mu kazi runaka, niba uri gukora uri kumwe ufite umukoresha wawe, bitume yisubiraho wenda yaragiye gukongeza umushahara avuga ati reka da nisubiyeho. Aha ngaha si ukuvuga ngo ni Imana yonyine yakivuguruza. Burya niba ubonye ko Imana yakivuguruza, n'umuntu yakivuguruza bikemera, bosi wawe yakivuguruza bikemera, yewe umuntu wari we wese ukuyobora mu nshingano yakivuguruza bikemera, bitewe nuko Hofuni na Finehasi bakoze ibidakorwa. Akazi bagakoze nabi, bagakoze nabi, babangamiye abandi, bigera kuri wa muntu wo hejuru. Niba bigera ku Mana, Imana ikivuguruza se, wibwiye ko nibigera kuri bosi wawe cyangwa se ku bantu bagushumbye bo batazivuguruza ku byiza bari kuzaguha cyangwa bari kuzagukorera? Imana ijya yivuguruza. Ubwo rero aho turi kwanga Imana ijya yivuguruza, tuvuge ngo n'abantu bajya bivuguruza. Ntaga ni Imana yonyine yivuguruza. Imana itugire neza. Noneho rero icya kabiri, abantu basigaye batinyutse Imana. Ese abantu batinyutse Imana gute? Abantu basigaye batinyutse Imana, bayifashe nka mubyara wabo. Ariko tutarareba abantu batinyutse Imana, reka dusome Samweli wa mbere, igitabo cya Samweli cya mbere, umurongo wa igice cya 1 n'icya 2, turahera 22-24. Eli acyaha abahungu be. Babahungu noneho ngo bagiye kubacyaha. Uraje wumva ukuntu yabacyashye. Icyo gihe Eli yari ageze mu za bukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga Abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati, ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka bana banjye, ibyo numva bavuga si byiza, muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Ngarabacyashye, ariko arabivuze. Ariko nandi urivugira ubusa ku gasozi rero tubanze tunabyumve neza. Urumva ko Eli yabanje no kubyumva mu magambo, yumva babivuga kwa kundi ngo nta magambo, ariko burya ngo banuza Hofuni na Finehasi ngo barabikoraga rwose. Urumva abanza kubyumva ari nk'urugambo, ariko burya babikora babigendana. Hagezeho biteye kabiri ajya kumva, yumva ubutumwa bumubwira ati, bya bindi nari narakubwiye byose ndabihinduye. Nari navuze ko nzagendana nawe nkabana nawe, ariko ndabihinduye. Nicyo gituma ngo nibikabeho. Ari naho yamubwiye ngo nibikabeho. Yumva byaba ari bitangaje kuba ibyiza mubwiye biramutse bimusohoyeho, kandi afite abahungu bameze kuriya.
Imana itugirire neza, buri wese aharanire kwemerwa n'Imana kandi aharanire gukora ibyo Imana ishaka. Have Imana itazakubwira ngo ya masezerano yose nagusezeranyije ndabihinduye ntibikabeho, ugasanga ukuru y'iminwa kandi warabanje kubyumva mu rugambo, warabanje kubyumva babivuga ngo ni ya magambo y'abantu. Runaka akora ibi nibeti ni ya magambo y'abantu. Hari igihe amagambo ahinduka ibyitwaga amagambo bihinduka ibyo kuri. Imana itugirire neza. Rero icyo ukuntu abantu batinyutse Imana, Eli yarakomeje, bakomeza baramubwira Eli burya Imana n'igivuga rimwe. Ndaje nkubwire rero ukuntu Eli yakomeje. Eli yarakomeje niyumvira Imana. Ese baturutse igihe cyageze kuko yaramusezeranyije ko burya kino gice kirakomeza, ngaraho naho yamubwiye ngo izashaka undi muntu ngimutunganye ngimwereze gukora iyo mirimo rwose pe ngimugirire neza. Nyuma yaho rero Imana yaje guhamagara Samweli. Urabisanga muri Samweli igice cyaho cya Samweli, igitabo cya Samweli cya mbere igice cyaho cya 3 ni nkuru bisange. Ndavuga nihuta. Imana ihamagara Samweli ubwa mbere ubwo ahantu bari biberewe na Eli. Noneho Samweli ntiyamenya ko ari Imana imuhamagaye, akajya mu kimbo cy'Imana akajya yitaba Eli. Iti sisubira kuryama sinjye guhamagaye. Eli akamubwira ati subira kuryama sinjye guhamagaye. Irongera amuhamagara ati subira kuryama sinjye guhamagaye. Ati noneho rero niguhamagara uze kwitaba. Noneho imuhamagaye ati nditabye Uwiteka mbwira. Samweli atega amatwi by'Imana imubwira. Ariko burya Eli yazi ko byanga byakunda Imana iri gushaka gutuma Samweli kuri Eli, kuko araho bahageze aramwinginga ngo ndakwinginze ngo iby'Imana yakubwiye nubimishe. Ubwo rero Imana ikimara guhamagara Samweli bwa 3 yaritabye. Burya umuhamagaro w'Imana rwose uba ari umuhamagaro wa nyawo, ntabwo Imana yaguhamagara ngo isuzugwe. Burya nibyo twigira, ariyo yaguhamagaye uritaba. Umva ukuntu rero yamubwiye ikimara kumuhamagara, umva ukuntu yamubwiye. 3 igitabo cya Samweli cya mbere 3:11 turaya 11. Umva ukuntu yamubwiye. Amaze gusimbuka kwa kundi yagendaga amuhamagara yongera yitaba, ajya kwitaba Eli azi yuko ari kwitaba umuhamagaye, agasanga si umuntu uri, agasanga si Imana iri kumuhamagara, agasanga si Eli ari kumuhamagara ahubwo ari Imana iri kumuhamagara. Umva ukuntu Uwiteka Imana yahise ibwira Samweli ngo nuko Uwiteka abwira Samweli ati dore nzakora ikintu muri Isiraheli uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Abyumvishije ngo azakora ikintu mu Isiraheli ngo uzacyumva ngo amatwi ye azacura injereri. Ubwo uzakibona we bizagenda gute? Ariko byari isezerano yabahaye kimara guhindura ko azabagirira neza ba Eli. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Urumva ikintu azakora amatwi y'abantu agacura injereri. Ngo uwo munsi ngazakora ikintu yasezeranye n'umuryango Eli cyose, ngo uhereye mu itangira ukagera, ubwo ni mu itangira kugera ku mutwe wabyo, iherezo ryabyo. Namubwiye ko nzacira inzu ye urubanza rw'iteka ryose mbahora gukiranirwa. Yamenye ngo yamubwiye ko azacira inzu ye urubanza abahora gukiranuka, kandi ngabahora n'ibyo yamenye. Eli yamenye kuko abahungu be bizaniye umuvumo n'ababuze. Kwa kubacyaha ukuntu yabibwirishijwe ngo nibyo mukora byose ngo numvishe bavuga ngo muzi ko ari muri gucumura, ubwo ngo yarabacyashye. Ariko Uwiteka arabireba abona mbese n'ubundi umuvumo uracyabariho. Arangije aravuga ngo kuko ngo bikururiye umuvumo ngo nababuze. Uraje wumve. Nicyo cyatumye ndahira inzu ya Eli, icyaha cy'inzu ya Eli
ntikizahongerwa ikiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Ngo nicyo cyatumye ngo Imana ivuga ngo icyaha cy'inzu ya Eli ngo ntabwo kizahongerwa ibitambo cyangwa ibindi byose. Muri make ibaze kuba Eli yaratambaga ibitambo by'abandi bakaba bababarirwa, ariko noneho ibyaha by'abahungu be bakoze bikaba bitahongerwa ibitambo cyangwa bihongerwa ibindi byose. Ariko bawe Nuza na Finehasi mwakoze ibidakoreka pe, aho mwikururiye umuvumo neza ukabageraho neza, mukemera kubageraho ko tuta n'umuryango wose. Abangaba tujya tubana nabo, niko byatubwiye yuko nta kintu cyabayeho mu gihe cyashize kitazabaho no mu gihe cy'ubu. N'ubu ngubu ngewe nica cyangwa atekereza nkareba, mbona tugira ba Ofuni na Finehasi mu nsengero dusengamo zitandukanye, tubana nabo bagenda bakora ibintu bituma Imana yazana iki, Imana yagira uburakari ikaba yarimbura abantu. Nuko Samweli araryama ageza mu gitondo bukeye, akingura inzugi z'inzu Uwiteka ariko akingura inzugi z'inzu y'Uwiteka, ariko atinya kubwira Eli ibyo yeretswe, kuko Eli ahamagara Samweli aramubwira ati mwana wanjye Samweli, nawe ati karame. Aramusubiza ati Uwiteka yakumbwiye iki? Ariko se aha hantu hajya hanangaza, urinda ubaza ibyo Uwiteka yakuvuzeho, ubundi we n'ubizi. Dore abantu tujya dutunga abantu bumva wababwira iby'Imana iri kubavugaho muri iyo minsi, kandi n'ubundi basurikana biyerekera ikabibereka, ikababwira ati ibi nibi cyangwa n'imitima yabo iri kubacira urubanza. Buriya tugira umucamanza wa mbere nabonye ari umutima wacu ni umucamanza umwe wa mbere, utarinda kujya kwiga n'ibyo guca imanza. Kuko umutima mbere yuko bagugira ikintu bakubwira, umutima wawe uraza ukakubwira ati ariko iki wari uzi ko buriya wagikoze kandi gitandukanye n'itegeko ry'Imana, ukabuguciriye urubanza. Ubwo ahura ugasekura piku ukibaza utese ko bimeze gute, ko numva umutima uri kunshaba. Naho ubwo ni ibyaha wakoze, urumva nawe udatuje, kwa kundi ngo nyiri cyaha yirukanka, ubwo nawe mwirukanye, nawe ukumva ko mu mutima wawe harimo ikibazo. Ariko kuba wandika ngo umutima wawe utuze, ugatuza ari uko umaze kukihana, wumva nyine cya kigiye kuguca mu mutima, gutiritse umutima. Ubwo rero hari abantu tugera bameze nka Eli, tugira abameze nka Ofuni na Finehasi, tukajya n'ameze nka Eli, baba bumva bajya bahora babaza ngo Imana ikumvugaho iki, kandi ibyo bavugaho n'umundi mutima wabo uri kuyibashinze. Ubundi we ntabwo yazi yuko babibonaniye n'Imana, yarindaga abaza ngo Imana se iri kukumbwiraho iki, yakuntumyeho iki. Ubundi ni rimwe ni kabiri Imana igusanga ikakubwira ngo ibi nibibireke. Yitagusanze iciye mu bahanuzi, ni gusanga mu nzozi ikakubuza gukora ibintu. Ariko se kure ukabikora, urumva uzajya kubaza nde? Uzajya kubaza Samweli rero, awe wa muhanuzi wanya ati Imana ikuvuga ibiki. Ariko ibyo Imana ikuvuga n'ibihwanye n'ibiri mu mutima wawe, nyine ibyo iri kukuvugaho ni bya bindi nawe wakoze wiyiziho, ahubwo ihane. Nuko ndakwinginze numishe, umva ngo namuhishe, undi se yarabiyobewe. Numisha Uwiteka abiguhore ndetse akurushirizeho. Samweli amurondorera byose ntiyagira icyo amuhisha. Nuko Eli aramusubiza ati ni Uwiteka nakora icyo ashaka. Dore akantu katumye mbabwira ngo abantu batinyutse Imana. Eli si rimwe si kabiri yarabwiye ibigiye kuba ku nzu yiwe. Si rimwe si kabiri yarabwiwe ko abahungu biwe bakoze ibizira mu bijyanye n'ibitambo. Ariko umuhanuzi ajya kumubwira ko Imana izamukorera agatendu ko ibyo bavuganye byiza bidakwiye kubaho, avuga ngo Imana imubwira ngo nibikabeho, yari yarabimubwiye. Imubwira ko izitoranyiriza undi muntu bazajya ikamwimika, yari yabimubwiye. Muhamagara bari kumwe. Hari igihe baza kukubaza Imana yavuze ngo iki kandi mwarasenganaga, mwasenganye